Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo rwinshi, tugushimiye ko tugiriye ubuntu ngo twongere twumve icyo watugeneye uyu munsi. Nyemera umwuka wera azaduhishurira icyo watugeneye ndetse anatubashishe gusohoza ubushake bwawe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira ijambo ry'Imana ryacu muri iki cyumweru, aho dufite icyifuzo cyo kugera ikirenge mu cya Kristo. Kuri uyu munsi wa kabiri turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 29. Handitse ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana itugirire neza. Turacyari kuri icyo cyifuzo cyacu n'ubundi cyo kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Kugira ngo ugere mu kirenge mu cya Yesu Kristo bikunde, bisaba kubanza kwemera kuba umugaragu we. Usomye Bibiliya y'izindi ndimi, aho bagaragaza kuko no kwemera kuba umugaragu we babigaragaza mu buryo burenze. Ni nko kwemera kuba imbata ye, kwemera kuba igikoresho cye. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo take my yoke. Ni ukuvuga ngo yoke ni kiriya giti, ni igiti bashyira hejuru y'inka ebyiri. Icyo giti bakagitereka hejuru y'inka kugira ngo zibashe gukururana zigende zihinga. Noneho Yesu Kristo we kuntu yavuze ni nko kuvuga ngo take my yoke, ikorera icyo giti, icyo ngicyo kikugira imbata, hanyuma ugende unkorere unyigireho. Donc genda learn from me. Imana itugirire neza. Yesu yifuza yuko tumubera abagaragu, tumubera nk'imbata, tugakora byose mu nyungu ze, tukaba ibikoresho bye. Imana itugirire neza. Uko yemeye kuba we ugakora byose mu nyungu ze, ukabikora nk'uko ashaka, icyo gihe nibwo umwigiraho bigakunda. Ariko iyo utaramwiha ngo wemereye kuba imbata ye, wemereye kuba umugaragu ngo ukore byose nk'uko ashaka, ibyo kumwigiraho bihora bigoye. Imana itugirire neza. Ubona intambwe ze ari ndende kuruta izawe, ubona intambwe ze zihora zigusumba, kereka iyo wemeye gukora mu nyungu ze. Hari n'igihe izo ntambwe rega zikata zikagenda aho wumva udashaka. Iyo utaremerewe gukora byose mu nyungu ze, ntabwo byashoboka, ntabwo wamwigiraho ngo bikunde. Kugira ngo wemere gukora byose, kugira ngo wemere kugera ikirenge mu cye bikunde, bisaba kubanza kwemera kuba imbata ye, ukagenda urugendo mugiye gukorana na Yesu Kristo, ugenda umukurikira, ukemera, ukiyumvisha, ukakira yuko ukwiriye kuba mu nyungu ze. Nawe ugiye gushyiramo inyungu zawe kanagenekerezwa ugati ibingibi ko biza kuba bimpumbya, ibingibi ko mbona binzanira umubabaro, ibingibi ko binsuzuguza, icyo gihe ntabwo byakunda. Bisaba ngo wemere. Niba ubona nta biri bugusuzuguza ariko bikubahisha Imana, uvuge it's okay. Niba biri buguhomza ariko bikungura ubwami bw'Imana, uvuge it's okay. Nemeye kuba imbata ye. Icyo gihe umwigiraho bigakunda. Kuvuga nka we, hari igihe ibi turi kuvuga nyine kumwigiraho kugera ikirenge mu cyo ukavuga nk'uko yakabaye avuga. Hari igihe kuvuga nk'uko yakabaye avuga bigusuzuguza, ubona biri buze kugusuzuguza. Hari igihe ubona biri buze kuguhombya, ukabona hari ibyo uri buze guhomba n'ujya kuvuga nk'uko yavugaga. Ariko iyo wemeye gukora byose mu nyungu ze, ukaba imbata ye, ukemera kuba igikoresho cye, uravuga ngo nta kibazo, ninsuzugurwe ariko ubwami bw'Imana bwamamare, ubwami bw'Imana bwo buhabwa icyubahiro. Imana itugirire neza. Ikavuga ati nta kibazo n'impomba, kuvuga neza n'ibimpombya, nta kibazo gusuzugurwa n'ibimpombya, nta kibazo kurenganywa n'ibimpombya, ariko biraza kungura ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Kugira ngo rero ubashe kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo, urasabwa kwemera kubanza kuba imbata ye. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Imana itugire neza. Kugira ngo umwigireho uko yavugaga, kugira ngo umwigireho ibikwiriye uko ukwiriye kuvuga, kugira ngo umwigireho ibikwiriye ibitekerezo bye, kugira ngo umwigireho ibikwiriye uko yagakwaye akora, bisaba ngo wemere kuba imbata ye, wemere umwigurane, wemere ukore byose mu nyungu ze. Iyo wemeye gukora byose mu nyungu ze, nibwo umwigiraho bigakunda. Urakoze cyane. Uhinduke uwa Yesu Kristo, umwihe, ukore byose mu nyungu ze, kuko ari bwo uzagera ikirenge mu cye bikunde. Yesu aduhane umugisha.